ndashaka gusa nawe twigirana imbere mu bindi byumba by'ubwiru bwawe ngwino ugere mu mutima wanjye ibice byose ntaguhaye ubihabwe ubitegeke ubyigarurire mpinduka wawe rwose rwa rukundo rwawe rutunganirizwe muri njye nyaguhora ku ngoma kugira ngo nkumvire byiteka umutima wanjye ukumvire umutima wanjye ugushake umutima wanjye ukunyoterwe umutima wanjye ukwifuze kuruta uko nifuza ubukire bw'isi kuruta uko nifuza ibishimwa makukwifuza makukunyoterwa kuruta ibindi bintu byose nyaguhora ku ngoma reka amaso yanjye akinguke nkubone reka amatwi yanjye akinguke nkumve reka umutima wanjye ukurweho ibinure byose n'ibikohwa byose biwutwikiriye bimbuza kugusobanukirwa bimbuza kusingira ukuri nyaguhora ku ngoma byose bikurweho nyaguhora ku ngoma reka mpindurwe nawe mpindukira imbere yawe mukunzi mwiza ndushaho gushushanywa nuko unyifuza mwami w'abami we watangira urugendo rwiza muri njyewe uri wo kwizerwa araho tuganana wari warangeneye gushushanywa n'umwana wawe ukunda ndakwinginze ngugeze aho ushaka ungeze aho wanteganyirije mukunzi mwiza ibyo wari waragennye ko nzaba mpagaze muko wari waragennye ko nzaba nsa umaze gusuka ubuntu bwawe bungana gutyo mu buzima bwanjye umaze kungirira imbabazi zingana kuriya nyaguhora ku ngoma unzengurukije urukundo unzengurukije ubuntu aho wari waragennye ko nzaba ndi mu mwaka nk'uyu mu kwezi nk'uyu uko nari naragenewe ko nzaba nshushanijwe ngezayo witeka Mana nyiringabo mpagusa nawe mwami w'abami maramo ibintu byose bidasa nawe maramo ibintu byose bimpagazemo isi yanyanduje ibizaha byanyanduje amahitamo yanjye mabi ayi mwami wanjye maramo kwiyuzura kose maramo ikintu cyose kitari icyawe mukunzi mwiza maze niharirwe nawe mwami w'abami niharirwe nawe nifuza kugeraho kubaho biba wowe gusa byo nkora byose nkabikoreshwa n'urukundo wankunze nkabikoreshwa no kugukunda nkabikoreshwa nuko nakwizeye buri segonda y'ubuzima bwanjye mbereho mbeshejweho nuko nakwizeye mbeshejweho no kukwizera mbeshejweho nawe nyaguhora ku ngoma reka izindi agenda izindi program izindi gahunda ibindi byose bitajyanye n'ibyo nshaka ubishire mu mutima wanjye bishire mu bwenge bwanjye bishire mu ngamba zanjye bishire mu byo nshaka nyaguhora ku ngoma maze unyiharire mukunzi mwiza ndagushimira wowe watangiye umurimo muri twebwe uri wo kwizerwa wowe wadukuye mu bihanamange pyongiye mu byaha wowe watwogesheje amaraso yawe wadukunze tukiri abanyabyaha turabanzi b'Imana hagati yacu na data harimo umworera tutabasha kwikiza ariko imbabazi zawe zirambona ziranzana zingeza mu rugo rwa data uyu munsi ndumuragwa mfite umurage mu ijuru ndi umwana w'Imana narababariwe amazina yanjye yanditswe mu gitabo cy'ubugingo uyu munsi twayitorero nanjye nagenda kubw'imbabazi zawe mwa kubw'imbabazi zawe we wangiriye neza mu minsi ukintije yo kubinahangaha mpagushushanywa nawe mpagusa nawe mwa mboneza ntunganya nyejesha ijambo ryawe nyegesha ubushake bwawe imbereho gusohoza ubushake bwawe ngeza hariya Yesu ngeza hariya aho my nourishment ibyo kurya byanjye bihinduka gusohoza ubushake bwa data ibinyuzuza ibingeramo nkumva nduzuye bihinduka gusohoza ubushake bwa data umunezero wanjye uburyohe bw'ubuzima uburyohe bwo kubaho bibe gusohoza ubushake bwa data no kurangiza umurimo we ubinyuzuze mwami w'abami ubinyuzuze abari byo ndota abari byo bimbyutsa mu gitanda abari byo mberaho abari zo ngamba ziba mu mutima wanjye ndi hano mwami ngo nkubere ushaka twebwe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe duhura kuri iki gicaniro dusute ubuzima bwacu imbere yawe mukunzi mwiza gutugeza aho ushaka buri umwe muri twebwe ufite ibyo wanditse ku buzima bwe atarabaho n'umunsi n'umwe muhuze n'iyo migambi muhuze n'ibyo bitekerezo wari umufiteho yaba yaravutse ababyeyi babishakaga babiteganyije yaba yaravutse bimeze nk'aho ari impanuka nta n'umuntu umwiteguye nta n'umuntu umushaka wowe ntiyagucitse wowe wari ufite umugambi mwiza ku buzima bwe hari ibyo wari ugambiriye nyaguhora ku ngoma duhuze nabyo kubw'imbabazi zawe duhuze n'icyo waturemeye duhuze n'icyo dushakaho duhagarika aho ushaka nyaguhora ku ngoma tunganya boneza imimerere yacu itagutunganiye utuboneze udutunganye rwose urakoze uri umutunzi w'imbabazi wuzuye kugira neza wuzuye imbabazi zidakama ntago wazanywe no kuduciraho iteka wazanywe no kudukiza na n'uyu munsi urakicaye uburyo bwa data utwingingira ngo tutananirwa utwingingira ngo tudacogora uhagaritse itoro ryawe ku rutare ngo n'amarembo y'ikuzimu ntashobora kuribasha watugize abagaciro ngo dufashe mu kiganza cyawe ngo nta muntu n'umwe wabasha kutuvuvunuramo ndagushimira imigambi yawe myiza ndagushimira imigambi yawe myiza
jya wibwira kutugirira n'amahoro si bibi. Mwami twongeye kukwinginga nanone ngo uyu mugoroba reka urukundo rwawe rusabe mu mitima y'abana bawe, barekeraho kubaho nk'imfubyi, barekeraho kubaho barushye kandi waraje kubaruhura, barekeraho kubaho bishugurikira kandi ubabereye byose. Tugezaho aho urukundo rwawe rusaba mu mitima yacu, rudukize imvune z'ubuzima, rudukize ibigoye byose, ibiva mu byaha, ibiva mu bikomere, ibiva mu miruho y'iyi si, iyi si iri mu kaga k'ibyaha. Urukundo rwawe rutwuzure, rusibanganye ibyo byuho byose bitubuza kugukurikirana imbaraga, rusibanganye ibyo byuho byose bitubuza kwirekurira mu biganza byawe, kuko tutigeze tugira abantu badukunda ngo badufatane n'amaboko yose tugakora twirwanaho, twirwariza, tutazi kuba abana, twagira no muri wowe tukananirwa kuba abana, tukaba abantu bishugurikira. Mwami w'abami ngwino dukize izo mvune z'umutima, ngwino uzibe ibyo byuho byose, maze tukumenye nka data, data mwiza, data wuzuye imbabazi, data wuzuye kugira neza, data utaduciraho iteka, data wazanywe no kudukiza, wuzuye urukundo n'imbabazi zidakama. Icyama amaso yacu agakinguka tukakumenya nk'ukuri, amatwi yacu akazibuka tukakumenya nk'ukuri, mitima yacu ikagusobanukirwa, maze cyakira uko watugeneye tukiri n'ahangaha kigahinduka umugabane wacu. Urakoze mwami w'abami, cyubahiro nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga. Reka twongere dusengeho hanyuma tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Reka twongere tuzanire Imana ibyo twita the cas impossible, amakesi yari impossible, ibitadushobokera. Bashiki barazaro baramubwiye Yesu, baramubwira ati reka reka, none ubu musaza wacu aranuka, iyaba waraje. Bari bafite igihe bari bamutegerejemo, iyaba waraje akirwaye. Ariko ibyo kuzuka, nubwo bari bazi ko azaba umuzuko w'abapfuye kubizera Kristo, ariko ibyo kuzuka umuntu yarwaye, ibyo bintu ntago gupfa gutyo kongera kazuka ntabyo bari bazi. Reka duhuze umutima, ijambo tugiye kwiga nanjye kuvuga ngo risa nkaho rikomeye, ahubwo rirakomeye. Reka tubanze duhuze umutima, tuzanire Imana the cas impossible, amakesi ari impossible, ibintu bitadushobokera, ibintu bidashoboka mu mbaraga zawe n'izanjye. Reka tubiture umwami. Barambwiye ngo none musaza wacu aranuka. Icyakora iyo waraje cya gihe byari kuba byarashobotse, ariko ukuri turakwizeye, twizeye ko hazaba n'umuzuko w'abapfuye. Nta kibazo bari bafitanye na Yesu, mbese bari bamaze kumubabarira ko yatinze, bamaze kumubabarira, babyakiriye ko musaza wabo azazuka mu muzuko w'abapfuye, kandi bamubabariye nta kibazo bafitanye na Yesu. Hari ibintu byinshi twagiye tubabariraho Imana ukumva urayibabariye ko bitagishobotse. Reka duhuze umutima, tuzane ibyacu, tuzane iby'abacu, tuzane iby'abakundwa tuzi, tubizanira umwami. Ibidashoboka, ibyananiranye, ibimaze igihe by'umuntu yitegereza akabona ntibitagira iyo biva, bitagira igaruriro, data ashobora byose. Rya jambo riri mu Heburayo twakomeje kugarukaho riratubwira ngo utize ntibishoboka ko inezeza, ariko cyane cyane kari agace ngo uwegera Imana yizere ko iriho ariko ikagororera abayishaka. Data yumva gusenga. Data dusutse imitima yacu imbere yawe, tukuzaniye ibyo byose abana b'abantu batabasha, cyangwa se ababibasha tukaba tutanabazi, batanatwegereye, bitanashoboka mu migambi yacu, mu nzira zacu, mu bushobozi bwacu bitabamo. Turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, tukuzaniye uruvangavange rw'ibiri mu miryango, tukuzaniye imiryango idafite uruhengekero, aho bareba ababyeyi bakareba mu bana bakabura icyiza. Turabikuzaniye Uwiteka Mana Nyiringabo, turabikuzaniye ahameze nko Satani abivuga hejuru, nta munezero uheruka iwabo, nta jwi ry'umukwe n'umugeni, nta birori, nta bitwenge, hari umwuma no gushoberwa. Tuzanye iyo miryango imbere ya Uwiteka Mana Nyiringabo. Abo ni abakundwa dufatanyije urugendo, abo ni bene wacu, abo ni batwebwe, tubizanye imbere ya Uwiteka Mana Nyiringabo. Ibyo byaboze, ibyo byanutse, ibyo bimeze nk'ibidafite igaruriro, ibyo biraramwe amarira bikabyukirwamo gushoberwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhamagaye, tuhamagara imbaraga zawe muri iyo miryango, tuhamagara imbaraga zawe muri izo ngo no muri urwo rugo, tuhamagara imbaraga zawe mu buzima bw'abo bakobwa, mu buzima bw'abo bahungu bakwizeye, mu buzima bw'abo babyeyi bashobewe, babuze aho berekeza imiryango yabo, babuze uko bagira abana babo, abana babuze uko bagira ababyeyi, babuze uko bagira abavandimwe babo. Bamwe ni abasinzi, abandi ni abanywa urumogi, abandi basazi iwabo ntacyo bagezeho, abandi bararorongotanye kwiga byaranze, abandi bishwe n'imogi, abandi imiryango irasenyuka buri munsi. Ibyo byose bitagira izina, abandi ni indwara z'uruhererekane, n'impfu z'uruhererekane, ni ugukenyuka umwe nyuma y'uwundi. Ibyo byose turabikuzaniye, turavuga ubuzima bwawe muri iyo miryango, turavuga
ubuzima bwawe muri iyo situation, turavuga ubuzima bwawe, turavuga ubumana kwivanga mu bumuntu mu izina rya Yesu. Ubumana bwawe buhabe aho ugeze, haba umuzuko, aho ugeze haba ubuzima. Tuhamagara ubuzima bwawe muri iyo miryango, tuhamagara ubuzima bwawe muri iyo mitima, tuhamagara ubuzima bwawe muri iyo mibiri, tuhamagara ubuzima bwawe muri iyo myuka itsikamiwe itabasha kwigobotora icyaha, itabasha kugira imbaraga z'Imana. Baragambirira ntibabibasha, baheruka bagambirira ntibamenye igihe bakubitiwe hasi. Tuhamagara imbaraga zawe, tuhamagara imbaraga zawe, tuhamagara imbaraga zawe. Turakwegera wowe ushobora byose, wowe udatinya ibyaboze, wowe udatinya ibyanutse, wowe uhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho, wowe uhamagara ubuzima bukaza hari urupfu. Turahamagara ubwo buzima bwawe, turahamagara izo mbaraga zawe nyagora ku ngoma, turahamagara ubwo buzima. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo Abrahamu na mukecuru ngo bari bashaje, ngo imibiri yabo imeze nk'ipfuye, nabo ubwo barirebaga bagasanga barapfuye, nta gihe cy'imihango y'abakobwa nta bigishobotse. Ariko mu mbaraga zawe umukecuru arasama, mu mbaraga zawe umusaza arabyara, mu mbaraga zawe amasezerano yawe y'ibyiza uhera abantu inahangaha ajya asohozwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, uri Imana ibera umuvugiza abatagira ababavugira, urakanwa k'abatagira ababavugira. Ayi mwami wanjye, uri ibiganza by'abatagira ababatabara, ubereye byose abatagira ubatabara, abatagira uwo bahamagara, abatagira uwo babwira nyagora ku ngoma, cyangwa babwiye bagakebuka hirya no hino ntibikunde. Uri Imana, uri Imana, uri Imana y'ibidashoboka. Umukobwa we Mariya yarakubajije aravuga ngo isi ibyo bizashoboka bite ko ntarabonana n'umugabo? Kubyara nta mugabo cyari igitangaza kitarabaho, kitigeze gisubirwamo. Marayika wavuganaga nawe aramubwira ngo umwuka wisumba byose azagutwikira. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo umwuka wisumba byose atwikira abo bakobwa babenzwe, atwikira abo bahungu babuze ubuzima, atwikira iyo miryango yapfuye, atwikira abo bagore bashorewe, atwikira abo bagabo. Umwuka wisumba byose atwikira abo bagabo babuze icyerekezo, atwikira abahungu n'abakobwa batsikamiwe baboshwe mu izina rya Yesu. Umwuka wisumba byose azana ubuzima muri bo, ahatari ubuzima haza ubuzima, ahari urupfu haza ubuzima, ahari ugukenyuka haza ubuzima, guhuzwa n'umugambi wawe mu izina rya Yesu. Ahari amayesheke na feriya ziri repete zihora zisubirwamo, urwo ruhererekane rw'ibibi no gutsindwa ruhagarikwe, rushyirwaho iherezo mu izina rya Yesu. Itegeko ribi ryashyizwe ku buzima bwabo ko ntaho bajya, ntacyo bageraho, badahirwa, batagira amahoro, batagira imbaraga z'agakiza. Iryo tegeko rimenagurwe n'amaraso yawe mu izina rya Yesu. Tegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu rikorere muri bo, ahaza ubuzima, haza ubuzima kubwo buntu bwawe. Tegeko rizana ubuzima. Igihe wangwere ku gikombe cyawe urimo wereka abigishwa bawe uvuga iby'amaraso yawe yenda kumenwa, murimo musangira igaburo ryera, uravuze ngo aya ni amaraso y'isi. Mwami, ariko tuzanye abacu batari bakumenya mu gihango dufitanye nawe, kuko twahuje umubiri n'amaraso nawe. Muri icyo gihango tuzanye abacu duhuje isano y'amaraso, duhuje isano y'urushako, duhuje isano y'igihugu. Turabakuzaniye Mwami ngo imbabazi watugiriye twebwe abari abanyabyaha rw'imbi uzigirira abo bene wacu, batwikurwe nk'uko wadutwikuruye. Sinzi uko wamenyesheje iby'ubwami bwawe ukabimenyesha ubwenge bwanjye bwari bucuramanze, ariko ubwo wabucurukuye ukamenyesha iby'ubwami bwawe. Atari ubwa mbere namenye ko wagiye ku musaraba, atari ubwa mbere namenye kuri Imana iriho, ariko ukaba ari umbere y'Imana ya kure ntawe umuriye nawe, ugacurukura ubwenge bwanjye nkakumenya nk'umukiza. Ndakwinginze ngo ucurukure ubwenge bwa bene wacu, bakumenye nk'umukiza Mwami wanjye, bakumenye nk'umwami w'ubuzima bwabo, bakumenye nk'umucunguzi. Wa mucyo wawe mwinshi wamuritse mu bugingo bwanjye, mu mwijima w'ubugingo bwanjye nkamenya ko ndi umunyabyaha kandi narumvaga ntacyo ntwaye. Wa mucyo wamuritse mu mwijima w'ubuzima bwanjye umurike mu mwijima wa bene wacu nyagora ku ngoma, nabo bagirirwa imbabazi nk'izo twagiriwe. Urakoze Mwami w'abantu. Birakoreye gucurukura ibintu byacuramanze imyaka ibihumbi, birakoreye gutangiza ibintu bishyashya aho bitigeze binabaho, birakoreye Uwiteka Mana Nyiringabo. Mwami, reka tuzagarukana ubuhamya mu gihe nk'iki ngiki mu masengesho y'ubutaha, tuzumva ubuhamya bw'abana bawe, tuzumve kugira neza, tuzagarukana amashimwe n'indirimbo nshya,
tuvuza amagara mazima mu bacu barwaye indwara zikangaranije isi, tuvuza amagara mazima mu bana batoya barwaye za kanseri, barwaye za sida, barwaye indwara zitera ubwoba, barwaye za diabete zikomeye, abana batoya, abamama, abagabo, abasore n'abakobwa barwaye indwara z'amagufa n'izo mu maraso, ibintu bitera ubwoba umuntu yumva muri siyansi akumva ntagaruriro. Mwami w'abami, benshi muri bo sicyo gihe wari wabageneye, turasenze ngo amagara abagarukemo, ubuzima bwawe bagarukemo mu izina rya Yesu, bahuzwe n'icyo wabageneye, bahuzwe n'imigambi yawe, baramire kugukorera, baramire kuvuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe mu izina rya Yesu. Tuje guhagarika uruhererekane rwo gukenyuka ruri mu miryango nyagora ku ngoma, aho hatanzwe itegeko ko abagore cyangwa abagabo batarenze imyaka runaka kandi bakaba bafite ikiriyo hafi buri mwaka. Duhagaritse urwo ruhererekane mu izina rya Yesu. Tuvuze ubuzima bwawe ku bwabo bana bakijwe bari muri iyo miryango, tuvuze ubuzima bwawe, tuvuze amaraso yo kumaraho ibyo bihango byose n'ayo mategeko yose aho yategekewe ashyirwaho iherezo mu izina rya Yesu. Ubuzima bwawe batwikire, amaraso yawe abahishe, ubuzima bwawe buze nyagora ku ngoma. Havuka urubyaro rushya rwagenewe gukiranuka, rwagenewe gusohoza imirimo yawe. Komeza amaboko y'abera yamanukaga buri mwanya, komeza uruhanga rw'abera rwatentebukaga bagacogozwa buri mwanya, bemeshe abari bahitamye, abera bari bahitamye bongere bemeshwe. Igitutu cy'umwanzi cyabaremereraga kugira ngo badashikama muri iyo miryango ngo ibicaniro bya kera bisenyuke, iteka bahaguruka bakongera bagatsikamirwa bakarambarara. Reka ubuzima bwabo bwo mu mwuka bwongere bwemeshwe, bagira imbaraga z'umwuka, bahabwa ubuntu bwo gusenga, bahabwa imbaraga zo kwiriza, bahabwa ubuntu bwo kuba imbere yawe, bahabwa ubuntu bwo kugira ngo ijambo ryawe rigwirire mu mitima yabo, niba rijyamo baryumve, niba rijyamo barisobanukirwe. Mwami w'abami, bahabwa imbaraga zo kuribamo, bahabwa imbaraga, bashyirwe hejuru y'imbaraga zabarwanyaga. Abo bera bemeshwe, bongere beme mu izina rya Yesu, kugira ngo baguhagararire kandi mwami usohoreze muri bo icyo wagambiriye gusohoza muri iyo miryango. Urakoze nyaguhora ku ngoma, tuguhaye icyubahiro mwami. Ni wowe mwami muri iki gihugu, ni wowe Mana dupfukamira, ni wowe turamamaza ishimwe ryawe kuri iyi misozi y'u Rwanda, turamamaza ishimwe ryawe muri ibi bibaya, turavuga imirimo yawe n'ibitangaza byawe. Turakubwira ngo ni wowe Mana dupfukamira, ni wowe Mana twunamira, nta yindi mana, si amafaranga, si ibigirwa mana, si Imana y'u Rwanda. Ni wowe Mana umuremyi w'ijuru n'isi, ni wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, ni wowe dupfukamira, ni wowe Mana, ni wowe Mana. Akira amashimwe agukwiriye, utatubyukije nitwabaho. Ni wowe waduhaye igihugu, ni wowe utaremeye ko gisibika ku ikarita y'isi, ni wowe watugaruye mu buzima. Niki dufite tudakesha wowe? Uwabasha gukora wese ni wowe umukoresha, uwarinda wese nuko aba yarindanye nawe. Utarinze twarindira ubusa, utaduhaye ubwenge n'imbaraga twahinduka abasazi, twaryama ntitubyuke. Umuntu niki ko ari ukumwibuka kubw'imbabazi zawe? Turagushima ibyo dukoresheje, turagushima ibyo ukoresha ingabo zacu, turagushima ibyo ukoresha abayobozi bacu, turagushima ibyo ukoresha abarimo kuzana iterambere muri kino gihugu. Turagushima ko nta muntu ukora adakoreshejwe nawe. Ninde wabyuka utamubyukije? Nubwo yateranirwaho n'abaganga b'isi yose, utamwongereye umunsi ntiyabyuka. Ninde wakwirata ubwenge ko ari wowe uturinda gucanganyikirwa, ko umuntu yarara n'ubwenge bugaca atoragura amashashi yasaze? Niki dufite tutahawe nawe mukunzi mwiza? Tugusabye imbabazi kwikoma mu gatuza, tukugarurira icyubahiro kuko gikwiriye. Natwe abitirirwa izina ryawe mwami w'abami, tugusabye imbabazi aho twubatse ibyacu n'ubwami bwacu, aho kwamamaza icyubahiro cy'izina ryawe, aho kubwira abantu ibyawe Kristo tukababwira ibyacu. Tugusabye imbabazi kandi utugarukeho kubw'imbabazi zawe. Utwegure mwami w'abami, utwegure kubw'imbabazi zawe, utwegure ibyacu bishiremo, twe kubaka ubwami bwacu mwami. Utugaruze imbabazi. Erega ni wowe waduhaye agakiza, erega ni wowe watuzanye, erega ni wowe uduhamagara, erega ni wowe uduhagurutsa. Wongera utugirire imbabazi mwami, uwuzuze ibyawe mu ndimi zacu no mu kanwa kacu, tuvuga ibyawe nyaguhora ku ngoma. Byacu biburizwemo, ibyawe erega nibyo byakiza, erega ibyawe nibyo byatabara umuntu, erega ibyawe nibyo byakiza umunyabyaha. Inkuru zanjye ntawe zakiza, ariko ibyawe bihetse gukiza, bihetse gukiza, bihetse ubuzima, bihetse umwuka wawe. Urakoze nyaguhora ku ngoma, cyubahiro kiragukwiriye. Ntugira n'uwo musa, ntugira n'uwo mwegeranye.
mu banyangeso nziza ntawe musa, mu banyarukundo n'abanyembabazi, babagabo badahemuka, babagore b'imfura, ntugire uwo musa mwami wanjye. Mu bagizi ba neza buzuye impuhwe n'imbabazi, bifuza kugirira abantu benshi neza, ntugire uwo musa mwami wanjye, ntugire uwo musa mwami wanjye, ntugire uwo musa. Tuzengurutswe no guhindagurika, ariko wowe wuzuye imbabazi zidakama, wuzuye urukundo rudashira, ntugire igicu cyo guhindagurika. Uri mwiza nabaye mwiza, uri mwiza nabaye mubi, uri mwiza njyewe nabaye uwo kwizerwa, ukomeza wizerwa n'igihe njyewe ntabaye uwo kwizerwa. Uri mwiza gusa, wuzuye imbabazi no kugira neza, icyaduha imitima yacu ikaguhishurirwa birushijeho, maze tukigirana imbere nawe. Urakoze mwami wanjye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha kandi isubize gusenga kwawe, kandi nikugirira neza, iyo neza yawe uzayikomeresha abandi. Ibyo tuba dusaba Imana, haba hari ahandi byigeze kuba, haba hari abandi bantu bigeze gutabarwa, haba hari abandi bantu bigeze kugirirwa neza. Ineza Imana yakugiriye ntukayiceceke, ujye uyibwira abandi kugira ngo nabo bakomezwe niba barimo gutambuka mu bihe wowe wavuyemo. Reka dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Navuze ngo rikomeyemo ukuntu turasaba ubuntu bw'Imana kugira ngo buze, ntago rikomeye kurisobanura, ahubwo rikomeye kuri viva, kuribamo. Ubuntu bw'Imana buze kudushoboza icyatumye data ryashyira ku mitima yacu binasohozwe mu buzima bwacu. Igihe kimwe abigishwa ba Yesu barimo kuganira nawe, barimo kuvuga ibyo gusenda abagore, byo gutandukana kw'abashakanye. Hanyuma Yesu arimo ababwira ko mbere na mbere atari ko byahoze, batagomba gutandukana, ko Mose yabandikiye inzandiko zo gutandukana ngo kubera ko imitima yabo yari inange. Ababwira ibyo gufatanywa kw'abashakanye. Abigishwa baravuga ngo ngo niba ari uko bimeze, ngo turumva gushaka atari byiza kuko bari basanze bikomeye ari ibintu by'akaramata by'iteka. Yesu ababwira ijambo rimwe rivuga ngo abantu bose ntibahawe iryo jambo, siko bose babihawe kubyumva cyangwa se kubyakira, ariko njyewe nawe turi mu babihawe ko Kristo yageze mu buzima bwacu. Ntiwikuremo ntitugere hakomeye ngo uvuge ngo ahangaha oya. Ubuntu bw'Imana mwibuke ko buba muri twe, kandi nta kintu na kimwe Yesu asaba abantu adakorera imbere muri bo kandi atanabasogongereho. Mana ishimwe cyane. Reka twongere twibukiranye ko Umwuka Wera twahawe yatwujuje urukundo rw'Imana mu buryo bw'igitangaza. Bitangirira mu rukundo rusukwa muri twe ku bwa Mwuka Wera, nitugera no kuri kwa gutunganywa kwa kamere yacu cyangwa kwa karakter yacu, twabonye ko n'ubundi birangirira mu rukundo. Twashoreje ku ijambo ritubwira ngo urukundo rwa bene data cyangwa gukunda bene data tubyongereho n'urukundo, n'ubundi no gutunganywa bisohorezwa mu rukundo. Abaroma 5:5 haravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. N'urubura urwo gukunda Imana, mwibuka ko urukundo dukunda Imana rugaragarira mu kuyumvira, si mu ndirimbo, si mu kubwiriza icyuya kikabira, si muri amasengesho dukora nkarinda sarara tukarinda dusarara. Reka da, rugaragarira mu kuyumvira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma indi mirimo yose twakora kubw'Imana no kubw'abantu b'Imana igakomoka nyine mu kumvira iyo Mana. Waba utanga amaturo, waba ubwira abantu ubutumwa bwiza, waba ukunda, waba ugira impuhwe, byose bigakomoka mu kuyumvira. Iyo bidakomotse mu kuyumvira byagirira umumaro ubikorera, ariko maso y'Imana ntibigaragara nuko wayikunze, urimo kuyisubiza nako kugerageza kuyitura urwo yagukunze. Rero igihe wumva ubuze urwo rukundo rwo kugarura Imana mu kuyumvira cyangwa urwo gukunda bene data, uzajya wibuka ko Mwuka Wera waramuhawe kugira ngo agushoboze, kugira ngo arusuke muri wowe, kuko surwa kamere isanzwe y'abantu. Icyo gihe uramubwira uti Mwuka Wera makumva urwo rukundo. Hari n'igihe imiruho n'imibabaro n'ibitugeraho bidutera kumva dushidikanyije urukundo rw'Imana, cyangwa Imana isa nkaho itubaye kuri. Ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye. Gusaba no kuzura ibintu bikameneka inyuma. Rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Ntabwo waruhawe ngo ruze ari ibitonyanga. Muri make umurimo turimo tuvuga utangirira mu rukundo, ariko n'ubundi ugasorezwa mu rukundo turi bugende twumva. No muri kwa guformwa kwa karakter yacu, muri character formation cyangwa mu gutunganywa kwacu, duhuzwa n'imimerere y'Imana nkuko twabisomye, kugira ngo tugire uruhare kuri kamere y'Imana, kugira ngo dufatanye na kamere y'Imana. Bibiliya z'icyongereza zimwe ziravuga ngo partakers of the divine nature. Tube aba partakers, abantu basangiye divine nature. Mwibuke ko iyi divine nature mu buryo bw'umwuka tuba twarayihawe. Iyo uvutse ubwa kabiri uhabwa kamero k'Imana, ariko kuzurira muri nge nkagenda sa nawe ni urugendo. Imana ishimwe cyane. Bitangira mu rukundo Mwuka Wera asutse mu mitima yacu, bikazasoreza no mu rukundo rw'Imana, tubasha gukunda abantu
cyane cyane gukunda abatwanga n'abatubabaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuko haravuze muri Petero wa 2 twabivuze ku munsi w'ejo 1:7 ngo kubaha Imana mukongeraho gukunda bene data mukongeraho urukundo. Hanyuma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:5 nkuko twahavuze twongere tubasubiremo, rwandiko rwa mbere rwa Yohana 2:5 akavuga ngo ariko umuntu wese witondera ijambo rye urukunda akunda Imana rero maze gutunganirizwa rwose muri we. Imana ishimwe cyane. Umuntu wumvira ijambo ry'Imana, umuntu ushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, urukunda akunda Imana rero maze gutunganirizwa rwose muri we. Ngicyo nicyo kitumenyesha ko turi muri we. Mu nzira rero yo kugira ngo urukundo rw'Imana ruremeke muri twe, ya divine love, rwa rukundo rw'Imana, apana urwa karemano rwanjye rw'ubwana bwiza rwo kurobanura abantu n'ikundiro. Abizarya umuntu amera nkuko ushaka, kumukunda bikakorohera kuko ameze nkuko ushaka, ameze nk'ibyo ukunda, ibwo ni urukundo rusanzwe. Ariko muri iyi nzira, muri iyi process izindi bari process, muri uru rugendo rwo kugira ngo urukundo rw'Imana ruremeke muri twe, tuhahurira n'inzitizi cyangwa ibikuta Imana ubwayo yemera ko biba mu nzira zacu, hanyuma twabirenga tudatsinzwe tukagenda tutunganywa mu rukundo, tuba perfected mu rukundo. Imana ishimwe cyane. Ni nka kwa kundi abantu basimbuka inkiramende bakagenda bazamura igipimo, bagahera kuri metero 1 wahabasha, rukiramende abo bararuzi harya, kuri metero 1 wahabasha bakarazamura hejuru ukagenda usimbuka higira hejuru. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo rero uru rugendo rwo gutunganywa mu rukundo, dutunga urukundo rw'Imana. Mwiko kwesho twagarukagaho uko turi container, turi ibibindi by'Imana icishamo ibyayo. Iyo container rero igomba gutunganywa kugira ngo urukundo rw'Imana runshemo rugere ku b'Imana yarugeneye. Mpinduka igikoresho cy'Imana kitagifite ibitangira iby'Imana icisha muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Umuntu w'Imana numvanye izi nyigisho bwa mbere yavuze inzitizi 2, nanjye numva nizo kandi ngiye kuzisubiramo. Inzitizi 2 ziri common cyangwa se ziri rusange ku rukundo. Imana ishimwe cyane. Ahantu urukundo ruca muri izo ngorane cyangwa muri izo nzitizi cyangwa muri ibyo bikuta kugira ngo rutunganirizwe muri twe. Wamaze guhura n'izo nzitizi cyangwa niba utarahura nazo uzahura nazo. Uravuga utari kuwa mubyeyi w'ibyo ni ibiki? Yego niko kuri pe, uraza gusanga ari ukuri. Imana ishimwe cyane. Nuguhemukirwa ndetse no kwangwa cyangwa se gutabwa, rejection na betrayal. Haleluya. Trahison na rejet. Imana ishimwe cyane. Twavuze ngo ni amagufwa ariko ni amagufwa ya ngombwa. Imana ishimwe cyane. Ibi bintu rero byombi ni bibi cyane kandi ntibishobora kudusiga ntacyo bidukoze. Tuzagira uko tureactinga kuri byo. Ariko nidutsinda urukundo rw'Imana ruzatunganirizwa muri twe. Imana ishimwe cyane. Rwa rukundo rw'Imana ruzaboneka nyuma y'ibi. Nta muntu bisiga ameze nk'uko asanzwe. Aratsinda agatunganywa mu rukundo cyangwa agatsindwa akuzura ibikomere no kutababarira. Mana itugirire ubuntu. Reka turebe icyo umugaragu w'Imana Petero yatwandikiye, hanyuma turaza gukoresha urugero rwa Yesu mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 19. Turakoresha Bibiliya, ijambo ry'Imana. Haleluya. Ndashima Imana ko dufite Bibiliya, umutima w'ubugingo. Ukwiriye gukura ntukuremo utuntu tumwe ngo utundi dujye dusiga ku ruhande. Byose ni umutsima utera imbaraga, byose ni umutsima ubeshaho, byose ni umutsima weza, byose bifite umumaro kuri twe. Ni nkuko umuntu yavuga ati ngenda ry'indyo imwe gusa nzajya niriringa niyo nkunda, icyo gihe ububuzi n'indyo yuzuye. Nagira ngo mbwire ko ibi bintu nta gihombo kibibamo kandi uzabyungukiramo rwose. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:19 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo erega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganira kugirirwa nabi arengana, abitewe no kumva muri we icyo ishaka. Muri make abitewe no kumva mu mutima we, abitewe no kumva icyo Imana ishaka. Bibiliya yaravuze kuri kano kanyuma ngo azize umutima utunganiye Imana. Haleluya. Ngo erega ngo bishimisha Imana. Imana umugisha abasemuzi ba Bibiliya. Erega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganira kugirirwa nabi arengana. Nibyo kutarengana duhorwa ibyo twakoze turaza kubyumva hepfo. Ngo erega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganira kugirirwa nabi arengana,
abitewe no kumva muri we icyo ishaka. Muri make kumenya icyo Imana ishaka, kwifuza gutunganira Imana byamuhaye imbaraga zo kwihanganira kurenganwa. Haleluya. NLT iravuga ngo, Bibiliya ya NLT icyongereza iravuga ngo, for God is pleased with you when you do what you know is right and patiently endure unfair treatment. Unfair. Hari abantu banga karengane nkanjye. Ye baba we. Kurenganywa. Ngo ariko ngo ukenduringa patiently wihanganye unfair treatment gufatwa kutari ukwiriye gufatwa. Hanyuma New King James kavuga ngo, for this is a gracious thing when mindful of God, ndimo ntekereza ko man once endures sorrows while suffering unjustly. Mana yanjye, Mana ni nziza. Ngo rega bishimisha Imana igihe umuntu yihanganira kugirirwa nabi arengana, abitewe no kumva muri w'iki Imana ishaka, kuko yamenye ubushake bw'Imana. Muri make aziza umutima utunganiye Imana. Muribuka ko na Yobu yazize umutima utunganiye Imana, burya nicyo cyazanye Satani ngo bime asuzume gutungana kwe. Ku murongo wa 20 ngo, none se mwashimwa mute igihe mwihanganiye gukubitwa muhorwa ibyaha byanyu? Mbese ibi ni normal, nihanganiye inkoni nzira by'ukuri, ibyo ni nomo, ni bisanzwe kuko nabigizemo uruhare, ibyo ni bisanzwe nyine no kwihanganira gukubitwa. Ngo none se mwashimwa mute igihe mwihanganiye gukubitwa muhorwa ibyaha byanyu? Kwa ko umuntu ayigiramo amahitamo mabi akagenda akagonga ibikuta burya rwose ngo ntago biri hatari cyane mu maso y'Imana. Ngo none se mwashimwa mute igihe mwihanganiye gukubitwa muhorwa ibyaha byanyu? Ngo ariko rero igihe mwakoze neza mukabihorwa maze mukihangana, ubwo nibwo muba mushimishije Imana. Ariko rero igihe mwakoze neza, ariko uzi kurengana wakoze neza nta kutagize, aho kugira ngo bagushime bakagutura ayiko Mana yanjye we. Ngo ariko rero igihe mwakoze neza mukabihorwa maze mukihangana, ubwo nibwo muba mushimishije Imana. Imana ishimwe cyane. Muri NLT agace okay, kambere hejuru icyo cyongeza cyane muzajye mukihanganira kugira ngo abakizi bumve, abakizi nkanjye n'abari hejuru bakizi neza bumve uko bisobanuka neza, n'abarimo kukiga nkanjye twese twumve. Haravuga muri NLT ngo, of course you get no credit for being patient if you are beaten for doing wrong, but if you suffer for doing good and endure it patiently, God is pleased with you. Amen. Dukomeze ku murongo wa 21. Ngo ibyo ni by'Imana yabahamagariye. Bibiliya yawe ibyaba birimo. Ngo ibyo ni by'Imana, tekereza bya bindi tuvuye gusoma hejuru. Ibyo ni by'Imana yabahamagariye, kuko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo mujye mugenza nkawe. Ntago twari duhamagariwe imibabaro, ariko se twitwara dute mu mibabaro? Ngo Yesu yagombye kutubera urugero natwe tukitwara nkawe. Ngo ibyo ni by'Imana yabahamagariye, kuko Kristo nawe yababajwe ku bwanyu, bityo akababera urugero kugira ngo mujye mugenza nkawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yababajwe ku bwacu. Christ suffered for you. He is your example and you must follow in his steps. Yababajwe ku bwacu, aduhindukira urugero, tugomba gukurikiza intambwe ze. Yesu wacu rero yaciye muri ibi byose, katurebe uko yaciye mu kwangwa cyangwa se kuba rejeté, uko yaciye muri rejection. Mana ishimwe cyane. Imyaka 3 yayimaze agirira abantu bose neza, nkuko tubizi. Petero yatanze iyo contrand, ariko Cornelio aravuga ngo Yesu w'i Nazareti ngo yagendaga ahantu hose agirira abantu bose neza, ngo agakiza bo Satana twaza igitugu. Iyo niyo report yari ku buzima bwe, nta buhemu namba yigeze agirira abantu, nta muntu numwe yigeze agirira nabi, ariko bagiye kumwanga kweri. Imyaka 3 yayimaze agirira abantu bose neza. Hanyuma bene wabo yagiriye neza, abo yakirije abarwayi, abo yagaburiye bashonje, abo yazuriye abapfuye. Aba bayobozi b'Abaroma babasabye guhitamo hagati ya Yesu n'igisambo, umwicanyi ruharwa. Barabibasaba, no kuvuga ngo iyo bavuga ngo Yesu nabari ubohorwa haba yarabohowe. Uburetse gusimbukira gato yo ku mugambi w'Imana wo kuducungura, banza wumve Yesu umuntu
wumve Yesu umuntu, wumva akakarengane. Ngo bene wabo bandi yagiriye neza, babandi yagaburiye, babandi yitagaho, nta muntu wamutakiraga ngo amutambukeho, ahantu hose yagiraga neza. Hanyuma abayobozi b'Abaroma babasabye guhitamo hagati y'igisambo, umwicanyi ruharwa wagombaga gupfa azize ibyaha bye, barababwira ngo nimuhitemo hagati ye na Yesu. Bose banga Yesu, bahitamo umwicanyi. Kandi bari bashutswe n'abande, n'abayobozi b'amadini. Abayobozi b'amadini b'icyo gihe nibo bari bateje rubanda. Ni nka kwa kundi usensibiliza abantu hasi hagati ukaba mobiliza ikintu bari bukore. Niko abayobozi b'amadini kubera ishyari n'urwango niko bari babigenje. Basaba rubanda, barababwira ngo nibasaba ni uwo babohorera, muvuge ko dukeneye Baraba umwicanyi, ngo niwe dukeneye, bamumaze iki, hanyuma batange Yesu. Uko niko Yesu yahuye no kwangwa nabi. Ahandi Pilato yarababajije amaze gusanga nta gicumuro afite, amaze kuvuga ngo nsanze no muntu ari umwere nta cyaha afite. Arababaza, ni muri Yohana, arababaza ngo umwami wanyu mugire nte? Abatambyi ubwabo nibo bashubije. Abatambyi mbiko ko abatambyi bazi byanditswe, bitwa ko bakorera Imana, nibo bashubije. Ngo abatambyi ubwabo bati nta mwami wundi dufite utari Kayisari. Yarabaje ngo uyu mwami wanyu w'Abayuda mugire gute ko nsanze nta cyaha na kimwe kimurimo? Abatambyi ubwabo abaribo basubiza baravuga ati nta wundi mwami dufite uretse Kayisari. Mbibutse ko aba bantu b'Abayuda bangaga cyane ubwami bwa Kayisari, bari barambuye no gutsikamirwa, ntiyari inshuti, ntibamukundaga, ariko kubera urwango banze Yesu bahisemo Kayisari. Baravuga ati niwe mwami dufite, nta wundi. Nubwo batari bishimiye ubuyobozi bw'Abaroma, ntibari babwishimiye na gato, ariko uwo munsi banga umwami, bahitamo ubwami bw'umuntu. Yesu akomeza kwakira urwango, akomeza kwakira urwango rwabe. Bati duhisemo umwicanyi mu mwanya w'umugizi wa neza. Ati nta wundi mwami dufite uretse Kayisari. Babahisemo ubwami bw'umuntu, banga Mesiya burundu. Imana itugirire imbabazi. Ubu bwanzi bungana gutya Yesu yabwitwayemo ate? Luka 23:34. Luka 23:34. Ngo Yesu aravuga ati data ubabare kuko batazi icyo bakora. Data mu ijambo rimwe, hejuru y'ubwo bwanzi bungana gutyo no kwangwa bingana gutyo, umva ko umwami wacu yasushubije. Ngo Yesu aravuga ati data ubabare kuko batazi icyo bakora. Iri jambo numvise nongeye kuryumva kurushaho uyu munsi. Umwami Imana ryandike mu mitima yacu, atubashishe. Ngo nuko bagabana imyenda ye barayifindira. Yesu wumva igitangaza, ntiyaratinze cyane ku birimo kumubaho, yarababajwe n'ibizababaho. Umva umutima. Yesu ntiyaratinze ku buhemu barimo kumukorera, ku kumwanga, ahubwo yarababajwe n'ikizababaho. Ntabwo yari concerned na ubwe n'ubuzima bwe, yari concerned n'ikizaba kuri abo barimo bamwanga. Uyu no mutima wuzuye imbabazi. Imana tugire neza. Reka mvugeho gatoya nkomeze, nta tere nziza, nta kibuga cyiza cyo mu bwenge no mu mutima Satani akoreraho nk'umuntu wirebaho. Ni kuvuga ngo mukaga, mu kubabazwa, Yesu yaza gukora nk'uko abantu tujya dukora, yari guhita kura amaso kuri abo bantu akayerekezaho, akareba uburyo yagowe, akareba uburyo bamwise ikinyendaro kuva yavuka, akareba uburyo abavandimwe be batigeze bamwemera, akareba uburyo bamuhinyuraga, bamusuzuguye, bamwanze, agahita kura amaso kuri abo agomba gusabira imbabazi akayerekezaho. Nagira ngo nta kibuga cyiza, nta tere nziza umwanzi akoreraho nko kwirebaho, kuba self-centered. Nibyo umwanzi akoreramo rwose, ukirebaho, ukigirira impuhwe, bya bindi twita self pity. Satani ababonye ikibuga cyiza yaritegereje, kandi niko kuri. Nta bantu babatwa batsikamirwa mu marangamutima cyangwa mu mwuka, batsikamirwa bose bahuriye kuri iki kintu, kwihozaho amaso, kwigirira imbabazi. Nta muntu ujya uba umutsinzi muri urugendo yihozaho amaso, ahora yigirira imbabazi, ahinduka umuntu wo guhora atsindwa. Mbese ntashobora kuba umuntu utsinda, ntashobora kuba umuntu unesha, ntashobora kuba umuntu wigira imbere, kuko ahora yumva ari we ndushyi, ahora yumva yaragowe. Kandi ntibivuze ko abataragowe koko, kuko Satani yajya gukomeretsa abantu abazi icyo akoze. Ariko niyo mpamvu Yesu yatumye ngo tumuzanire imiruho yacu yose, kuko yita kuri twe. Kuko ntushobora kugumana umuruho wawe ngo uzabe n'umutsinzi, ntibishoboka. Ntushobora kugumana umuruho wawe ngo uzagira imbaraga zo gusabira imbabazi abakwica,
ntibishoboka. Yesu yikuraho amaso aravuga ngo data ubabare ko batazi icyo bakora. Muri make ntababajwe n'ibirimo kumubaho, ababajwe n'ibizababaho kuko banze umuremyi wabo, banze agakiza bohererejwe, banze Masiya. Rero iyo twiyerekejeho amaso duhinduka akarima ka Satani. Ntushobora kuba umutsinzi igihe cyose amaso akikuriho, kuri wowe n'agahinda kawe n'umubabaro wawe n'ibyago byawe. Uzaba umuntu uyoborwa na emotion ubuzima bwawe bwose, kandi nta muntu uyoborwa na emotion n'amarangamutima mu buzima bwe bwose ujya unesha. Ntanesha Satani, ntanesha mu buzima bwo ku isi, ntiyigira imbere, Satani abyungukiramo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu rero nubwo yari ari mu mibabaro myinshi ntiyitinzeho, ahubwo yibazaga uko aba bantu bazamera. Arabasabira, aravuga ngo data ubabare ko batazi icyo bakora. Imana itugirire imbabazi. Haleluya. Reka turebere rero nanone kuguhemukirwa cyangwa se kugambanirwa kuri Betreyo. Twavugaga Roger cyangwa kwangwa. Ushobora kwangwa n'abantu bari hirya yawe gato batakwegereye cyane, ariko kugambanirwa, Betreyo cyangwa guhemukirwa, ibi ngibi bikorwa n'abantu bakwegereye, kuko nibo babasha kugira imbaraga ziguhemukira. Kuki bigira imbaraga? Nuko nta muntu wabasha kuduhemukira tutaramushyizemo icyizere. Yewe Yesu mwiza we. Ibi birushijeho kubabaza kuko bishoboka gusa ku muntu wawe wa bugufi cyangwa inshuti yawe cyangwa wahaye icyizere, wakunze, wagiriye neza. Uko niko Yuda yari yarabanye na Yesu, yarabonye neza ye n'urukundo rwe rutagira amakemwa. Yuda arimo yicuza muri Matayo 27:4 yaravuze ngo nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ni kuvuga ngo nawe yarazi neza ko yagambaniye Yesu, kandi Yesu atagira icyasha, atagira inenge. Niyo mpamvu ukuguhemukirwa biryana, kuko biba ari abantu begeranye, kandi ntabwo umuntu aguhemukira kuko ari nabi wamugiriye. Iyo ari nabi wamugiriye biba kuyikwitura, tubyumve neza. Ariko guhemukirwa ni umuntu wagiriwe neza, ni umuntu babitsemo icyizere hanyuma we agahemukira. Niyo mpamvu biryana cyane, niyo mpamvu byica umutima. Uko niko byagenze ku buzima bwa Yuda na Yesu. Muri Matayo 27:4 Yuda agiye gusubiza amafaranga abandi barayamuhaye, aravuga ngo nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso atariho urubanza. Ariko baramusubiza bati biramaze, ni ibyawe. Dawidi yavuze ahanura muri Zaburi ya 55, nibaza ko bigaruka no muri Zaburi ya 40 niba nibuka neza. Muri Zaburi ya 55:13 na 15 haravuga ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ariko inshuti ntiwayihisha ko muregeranye, murafatanye, umuntu wawe wa bugufi. Ubundi undi wakure wamukwepa inabiye ntikugereho. Ngo si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ngo ahubwo ni wowe uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye y'amagara, twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana, ni wowe wamugambaniye, nkuko Yesu yavuze ngo uwo dusangira. Imana itugirire imbabazi. Nta kintu rero na kimwe Yesu atasogongeye ngo anatwereke uko twabyitwaramo kugira ngo tuneshe. Dore uko Yesu yitwaye ahangaha muri kano kagambane, muri uko guhemukirwa na Yuda. Imana ishimwe cyane. Imana yari buce izindi nzira, umugambi wa Yesu wo gupfa ugasohozwa, ariko ikintu cyo cyagiyemo agambanirwa n'inshuti ye, agambanirwa n'uwo yarobanuye, kugira ngo nawe akagambane cyangwa guhemukirwa n'ibikugeraho nawe uzabashe kwitwara nka Yesu. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko umugamba, Matayo 26:48 kugeza kuri 50. Matayo 26:48 kugeza kuri 50. Ngo ariko umugambanira yari yabahaye ikimenyetso ati uwo ndi busome ni wuwo mumufate. Uwo mwanya yegera Yesu aramubwira ati na amahoro mwigisha. Aramusomagura. Yesu aramubwira ati mugenzi wanjye iri jambo ubundi ni inshuti yanjye cyangwa mon compagnon, uwo tugendana, kora ikikuzanye. Ngo maze baraza basumira Yesu baramufata. Ni nkuko yamubwiye ati inshuti yanjye kora ikikuzanye. Icyo twakuyemo ahangaha nuko Yesu atigeze yambura titre y'ubucuti umuntu uje kumugambanira. Warahemukiwe, waragambaniwe, waratereranywe, waranzwe. Dore uko Yesu yabigenze kuri Yuda. Ntigeze amwambura title y'ubucuti, yarakomeje amwita mugenzi wanjye, mon compagnon, my friend. Undi yari kumureba akavuga ati wakigambanyiwe, wa mugomewe, wa mwana wa sekibiwe.
ariko dore umutima wa Yesu. Dukeneye gutunganywa mu rukundo, ahantu tugomba kuhatambuka tugasabira abatwanga umugisha. Urukundo ntiturubakureho kuko ari urukundo rw'Imana ruri busukwe muri twe. Haleluya. Mugenzi wanjye kora ikikuzanye, ntiyamukuraho title y'ubucuti. Yesu tumwigireho iki? Bamwanze ntiyabambuye urukundo, ntiyaretse kubakunda. Yaravuze ngo data babare ko batazi icyo bakora. Bamuhemukiye ntiyatakaje icyizere mu Mana ye, ntiyabakuyeho title y'ubucuti. Haleluya. Urukundo rw'Imana rutunganirizwa muri twe, urukundo rutari naturel, urukundo rutari karemano, urukundo ruri divine. Urukundo rw'Imana muri twe ntabwo ruvaho, ntabwo rutaninga back, ntabwo rutaninga we. Ntiruhindura uwo muntu umwanzi ngo nikikwera icyo yadukoreye, ahubwo ruramusabira, rurekeraho kwireba, rukamugirira imbabazi, kuko nta muntu ushobora kuguhemukira atari mu guhedinga muri Gehenomu. Mu nyumvashiti z'Imana, nta muntu waguhemukira atabanje guhemukira Imana. Iyo twakirira urukundo rw'Imana tugirira abaduhemukira imbabazi. Kubera iki? Niba hemukiye Imana arimo aramanuka ajye kuzimu, ameze nabi mu mubano we n'Imana, ubuzima bwe bumeze nabi, buri mu manegeka. Nimba yarakijwe ari mu manegeka, niba atarakizwa arimo aragana mu irimbukiro. Iyo twakirira urukundo rw'Imana rero tubasha kubabazwa n'abo bantu. Imana ishimwe cyane. Izi nzitizi se, ibi bizamini byaba byarakugezeho ubihagazemo? Ese abo bakubabaje byiza bikagucengera, abo baguhemukiye, abo bakwanze, abasha kwakira urukundo abantu buntu basanzwe? Haleluya. Ibindi bintu bitubabaza ni ibyavuye muri ibyo twakorewe n'abantu, ibidukoze isoni, ibitwambika ikimwaro, ibitwambura agaciro kacu. Umuntu akagutera gutakaza dignity yawe, akakwicira ubuzima nk'uko tujya tuvuga, akagutera isoni n'ikimwaro, ukabigenda n'igihe kirekire. Ariko urukundo rw'Imana rwikuraho amaso. Urukundo rw'Imana, urukundo rwavuye mu gutsinda uku kugambanirwa no guhemukirwa no kwanga. Urukundo rw'Imana rwabivuyemo, rwatsinze. Ruraza rukagirira imbabazi abaduhemukira, rukagira imbabazi abatwanga batanarekeyeho kutwanga. Biroroshye kubabarira no kurekura umuntu wakoze ikosa akihana agahindukira, ariko urukundo rw'Imana rudutera gukunda no kwihanganira abakiri mu rugendo rwo kutubabaza no kuduhemukira. Reka dusenga Imana. Nagira ngo usubize umutima wawe inyuma, nagira ngo ntutsindwe. Abakristo benshi baratsinzwe, twaratsinzwe. Abagore bananiwe kubabarira abagabo, abagabo bananirwa kubabarira abagore, abana bananirwa kubabarira ababyeyi, ababyeyi bananirwa kubabarira abana, abavandimwe bananirwa kubabarirana. Aramukatira, amwambura title y'ubuvandimwe, amwambura title y'ububyeyi, amwambura title yo kuba ari umugabo, amwambura title yo kuba ari umugore we, tubashyira ku ruhande. Ibi turimo turabivugana n'abakijijwe, ibi turimo turabivugana n'abifuza ko urukundo rw'Imana rwuzurira mu mitima yabo, ruba perfected, rutunganywa. Nibo turimo kubivugana. Bariyizi, bariyumva, barabyumva. Uguhemukira no gushakira ikibi, umutima wawe umutekerezaho iki? Ku rukundo rw'Imana rwuzurire muri twe, urukundo rwatunganijwe. Ibi bintu bibaho, kandi iyo byakubayeho ukumva ukunze rwose uguhemukira n'uwakwishe, umenya neza ko bidakomoka muri we, kuko uba wiyize imbere bitameze uko. Ibi turabishaka. Isi yuzuye ibyago n'amakuba n'imibabaro, isi yuzuye ubuhemu bwazanywe n'icyaha, kandi abo bantu bose bahemuka sabo gutabwa. Uko Imana itantaye, uko Yesu atantaye, abo bahemu b'abagabo, abo bahemu b'abagore, abo bahemu b'ababyeyi, abo bahemu b'abavandimwe sabo gutabwa. Imana ibafitiye imbabazi, kandi imbabazi zayo zizaca muri wowe. Urukundo rwayo kugira ngo rubagereho ruzaca muri wowe. Ntushobora kwingingira umuntu wanga cyangwa wakuyeho title y'urukundo, wamwambuye ubucuti, ntushobora kumwingingira n'umutima wa Kristo. Urukundo rw'Imana rero rutunganywa iyo dutsinze izi nzitizi, ibi bikuta tubitambutsemo. Imana yarabyemeye, abantu baraguhemukira,
Imana yarabyemeye, abantu barakwanga batakagombye kukwanga. Biratangaje ko umubyeyi wabyaye ashobora kwanga umwana we urunuka. Umuvandimwe akanga umuvandimwe urunuka, ukajya wibaza icyabaye kikakuyobera. Umugabo akanga umugore we, umugore akanga umugabo we, akamwifuriza ibibi, akamubabaza, ukayoberwa. Ariko byose ni ingaruka z'icyaha. Wowe wakijijwe, wowe wahaye Yesu ubuzima bwawe, wibirejecting bituvuga, ahubwo byakire, nurangiza ubisaba Imana ngo byuzurire muri wowe, kuko urukundo rw'Imana rugomba gutunganirizwa muri twe. Nicyo kigero cyo gutunganywa rwose. Nimba Stefano yarabivuze akavuga ngo data ubabare ko batazi icyo bakora, nagira ngo yekore amagambo sayo Stefano yivugishaga, urukundo rw'Imana rwe rwaratunganirijwe mu mutima we. Ntabwo byari ibintu byo kwivugira, bwari ubuzima. Ubwo buzima bubaho ku bwa Mwuka Wera twahawe. Mwuka Wera suka urukundo rw'Imana mu mitima yacu rugasaba, kugenda twumvira ijambo ry'Imana ngo twabivuze ku munsi w'ejo, biba bitujyana muri perfection y'urukundo rw'Imana muri twe, niho bituganisha. Tangira ku byo wamenye, usaba Imana ubushobozi n'imbaraga byo kuyumvira. Ubu buzima bugenda bugera ahangaha, aho urukundo rw'Imana rutunganirizwa muri twe, buraryoshye, burimo amahoro menshi, burimo imbabazi nyinshi, burimo kutikorera ikintu na kimwe no kutikorera umuntu n'umwe. Nta muntu dusigara duhetse. Umuntu aturebeye ku ruhande yagira ngo turabapfapfa cyangwa turabaswa, ariko Imana ikeneye iyo mitima. Wakwingingira gute umugabo wawe, wakwingingira gute umugore wawe, wakwingingira gute umuvandimwe waguhemukiye, wakwingingira gute boss wawe wishe ubuzima bwawe, wakwingingira gute umuvandimwe waguhemukiye akica ubuzima bwawe mu buryo bwose, yabwice mu buryo buri fizika, abwica mu marangamutima, arabwica gukoza isoni ku kabanda. Wamwingingira gute ko ari wowe mwinginzi uhari? Warekura gute mukaso wakubereyeho rihanda kuva mu bwana? Uyu munsi warakijijwe kandi Yesu yarakubabariye. Twababariwe byinshi. Kubananirwa kubabarira abandi, Yesu yaciye wa mugani. Wa muntu mugaragu wari urimo shebuja amamiliyoni bakayamubabarira, bakamwohereza, yasohoka gato yagafata na wundi mugaragu mugenzi w'umurimo makeya, akavuga ati ndaguta kwa kajwiga, ndagushyira muri gereza kugeza igihe urangirije. Yesu aravuga ngo nuko bitumerera. Ariko uyu munsi turimo turavuga ikirenze kubabarira. Hari igihe umuntu ababarira undi ariko akahita musiba. Uyu munsi tugiye kubasibura kubw'imbabazi z'Imana. Turabasibura aho twabasibye, turabasibura, dusaba urukundo rw'Imana rwo kubakunda. Uko Yesu atambuye uje kumugambanira Yuda atayitoye ubucuti, niko tutagiye kubambura ububyeyi, niko tutagiye kubambura ubugabo n'ubugore, niko tutagiye kubambura ubuvandimwe. Urukundo rw'Imana rutunganirizwe muri twe. Uyu muntu nasenga Imana izamwumva. Uyu muntu niyinginga isengesho rye zagera ku mutima w'Imana, kuko atijwe umutima wa Kristo. Nta kintu data yanditse mu ijambo ry'Imana kidashoboka kubwo Mwuka Wera twahawe. Icyamuka yemera kubishaka, cyamuka byemera, cyamuka basibura wabasibye, ukababazwa nuko barimo barimbuka, ukababazwa nuko barimo bahedinga bagana muri Gehinomu, ukababazwa nuko barushye bakiri inahanga. Nta muntu ugira nabi ufite ikiruhuko mu mutima, ntawe. Abanyabyaha bose bafite umuruho, ubarebanya amaso ya Kristo, wababazwa n'umuruho bararana, wababara. Hari igihe uganira n'umunyabyaha wawe ukareba umuruho afite mu maso, ukareba ibinyoma bimwuzuye, ukumva umugiriye imbabazi. Bararushye inshuti y'Imana. Nta muntu wahemukira undi atarushye, nta muntu wababaza umwana wabyaye atarushye, nta muntu wananirwa gushyigikira umwana yabyaye, gushyigikira umugore n'umugabo atari we ndushyi ya mbere. Aba ari indushyi y'imbagwa imeze nabi, ni nk'umuntu wuzuye ibisebe ahantu hose. Buri muntu ufite ubushye kuva ku mutwe kugera, ntiwagira n'uruhengekero kuko aratonekara. Uwo muntu nawe mwimbere abatonekara, yuzuye ibisebe by'ibyaha n'ibyago n'ububi yizirikanyije nabwo n'ibinyoma no kwiyuzura, yuzuye ibintu nawe atazi. Hari ibyazi by'ibyaha yagizemo uruhare, hari ibindi by'ibikomere yarazwa bimwuzuye nawe atazi. Ameze nk'umuntu wahiye, mwimbere kwe niko hameze, mu mubiri we n'indushyi. Ariko iyo tubuze amaso ya Yesu n'umutima wa Yesu,
tusigana nabo, tugahangana nabo, tukabajugunya muri dustbin, tukabashyira muri puberi yo mu mitima yacu, tukabika, tugapfundikira iyo, bakabura babingingira, bakabura babakunda. Reka dusabe uyu mutima, reka dusabe Yesu ngo mbohoraho nari narabazirikiye nkababoha, kugira ngo ntababara nkabiyibagiza, uri uwo kubingingira kugira ngo batazarimbuka, kugira ngo bahabwe amahoro ya Kristo bakiri inanga, kugira ngo bagirirwe ibyiza. Abera benshi twagarukiye bugufi, dusengera abarozi bacu, abaturoga tubaciraho iteka, abadufite ishyari tukabaciraho iteka, abadutwariye abagore n'abagabo tukabaciraho iteka. Baba we, dushyari mu miryango, kandi ari twe abakristo bahari, ari twebwe miyobora Imana icamo. Reka mbabwire inshuti z'Imana, mureke twinginga Imana iduhe umutima wa Kristo. Cyangwa umutima wawe ukabishaka, kuko nubishaka ndabizi neza kuzabishobozwa, uzabishobozwa. Bibaho umuntu akagirira imbabazi uwamunyaze, akagirira imbabazi uwamuteje akaga, akamugirira imbabazi. Kumva aramukunze arimo yibaza ati azabaho hati uyu mwana, azabaho hati uyu mugabo, azabaho hati uyu mugore, ese azabaho hate ko ari indushyi, ese azahura n'umwami ryari ngo nawe aruhuke. Data, duciye bugufi imbere yawe, ku meza yacu ushyizeho ibyo kurya bikomeye, kuko abo ndimo mbwira sinzi ibyababayeho, sinzi ibyo baciyemo, sinzi imiruho n'ingorane, sinzi ikigero cyo kwangwa n'abakabakunze, sinzi ikigero cyo gutabwa no guhemukirwa n'abakabagiriye neza n'inshuti zabo n'abo bari bizeye, sinzi uko kingana, ariko wowe urakizi, kandi umaze kukimenya wabyanditse mu ijambo ryawe, utubwira ko bishoboka. Tukuzaniye imitima yakomerekejwe, tukuzaniye imitima yuzuye ibisebe n'imibabaro. Turashaka ko urukundo rwawe rutunganirizwa muri twe, turashaka ko urukundo rwawe rutunganirizwa muri twe. Icyaduha tukabona abagore basabira indaya zatwaye abagabo babo, icyaduha tukabona abagabo basabira abagabo batwaye abagore babo, icyaduha tukabona abana basabira ababyeyi babarenganyije kuva mu buto, icyaduha tukabona abana barimo basabira abavandimwe babo babahemukiye, icyaduha tukabona abakozi barimo basabira ba bosi babo babahemukiye, icyaduha mwami tukabona inshuti zirimo zisabira inshuti zazo zazihemukiye, icyaduha mwami w'abami tukabona abana bawe barimo basabira abashumba babo n'abakristo bagenzi babo bababaje bikomeye, icyaduha tukabona iyo mitima ihindutse, icyaduha tukabona iyo mitima yakiriye urukundo rwawe, icyaduha tukabona iyo mitima yahinduwe nawe, yuzuriyemo urukundo rwawe, urukundo rwawe runogejwe, rwuzuye, rutunganijwe rwose. Tugirira imbabazi mwami w'abami, tugirira imbabazi. Aho twari twaratsinzwe muri urwo rugendo utweguri, uduhe kongera gukomeza, duhe kongera gukomeza. Warabyemeye ako karengane katugeraho, urabyemera, turabimenya, tumenya abaduhemukiye, tumenya abatwanze, ibikorwa byabo bitugeraho, bidukoraho, biratwica, turapfa mu marangamutima, biratwica, dukorwa n'isoni. Ubireba urabyemera, kuko washakaga kuzahagurutsa muri twebwe abahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo bafite urukundo rwatunganirijwe muri bo, ruri perfected, nyaguhora ku ngoma, bagenda bagira umutima umeze nk'uwawe. Nta na kimwe cyacitse control yawe, nta na kimwe cyagutunguye. Wabwiye Yobu ujya kumwonamura ngo nabanza asabira umugisha ziriya nshuti ze zaraje ziramubwira ngo ahari ngo ufite ibyaha byo mwibanga, ahari wacumuye ku Mana, ngo nta mukiranutsi wagerwaho n'ibi. Baramusomera. Ugiye kunamura Yobu urambwira ngo nabanza basabira umugisha. Mwami w'abami, uri we ntuhinduka. Duhe imitima ikize, duhe imitima yuzuye imbabazi zawe, duhe imitima yuzuye urukundo rwatunganijwe. Mwami, aba bantu twe twarashyize mu gatebo, twongere tubagarure, tubingingire, tubatakire, tubanihire, kandi dufite urukundo rwawe. Ntabwo duhakana ibyatubayeho, n'uburyo twarize, n'uburyo hari aho tukirira, n'uburyo amarangamutima yacu ababaye, ariko ibyo ntibikuraho umurimo wawe mu mitima yacu. Mwami, hari n'ibikomeye byabaye ku buzima bw'abana bawe bitavugika,
hari abafashwe ku ngufu ari bato barababazwa, hari abahemukiwe ubuhemu bukomeye ubwo umuntu yumva n'amatwi kumva havuzemo injereri. Abo urabazi, twe ntitwabamenya, ntitwamenye n'icyo byakoze mu buzima bwabo n'uburyo byabishe kugeza kuri uyu munsi, ariko ufite imbaraga zabakiza. Wahandura icyo gikomere, wahandura uwo mubabaro, wabashoboza kukurekurira mwami w'abami, bakabikurekurira abakojejwe n'isoni ku karubanda, abambitswe ubusa ku karubanda, abahemuwe imbere y'abantu, abatambutse mu bihe bikomeye by'intera hamwe n'ibindi bibi nk'ibyo ngibyo, abagiye bakorwa n'isoni n'ikimwaro, ababonye ibibi ku babyeyi babo, ababonye ibibi ku bana babo, ababonye ibibi ku bo bakundaga bitabasha gusibika mu bwenge. Uyu mugoroba waba umugoroba wo gukira, waba umugoroba wo kubohoka, waba umugoroba wo gutabarwa, waba umugoroba wo guturwa icyo kibuye cy'amatoni yikoreye imyaka n'imyaka kubw'imbabazi zawe, maze tukihutana nawe, tugana mu byo dushakamo, tukihutana nawe tugana mu migambi yawe, tukihutana nawe dukoresha ibyo watugeneye, tukihutana nawe duhinduka cano ucishamo umugisha wawe ku isi, ucishamo ubutabazi, ucishamo urukundo rwawe. Urakoze mwami w'abami, turakwemereye Yesu, wono umurimo wawe igitangaza muri twe. Tuguhaye imitima, tuguhaye ubwenge, tuguhaye imibiri yacu, tuguhaye ibyacu byose, tuguhaye na ziriya nguni zitakorwagaho, zari ziri mu mitima yacu zidakorwaho, zitavugwaho, nta kintu kizegera, nazo turaziguhaye mwami w'abami. Hagurutse ingabo muri twe, ingabo zifite urukundo rwatunganijwe, ab'ingenzi bukuri bashobora guhagarara mu mwanya nk'uhagaze mu twingingira. Erega abo wingingira n'abicanyi, abo wingingira n'abakwanga, abo wingingira n'abakuvuma, abo wingingira ngo bakizwe baba barimo bapanga imipango yo kwica abandi ubareba, barara mu nama z'uburozi ubareba, ariko urakicaye ku ntebe wingingira ngo nabo bahure n'agakiza. Tutize uwo mutima Yesu, duhe uwo mutima wuzurire muri twebwe, utazongera kuwutakaza, duhe gusimbuka izo nzitizi, duhe kunesha. Urakoze mwami, ndagushimira kuri nyuma y'ijambo ryawe kandi kuryohereza ngo rikore icyo waritumye gukora. Warakoze kuzana ibintu nk'ibi mu matwi yacu, biherekeresha imbaraga zawe, bihinduka ubuzima bwacu. Urakoze, umugisha abana bawe bahisemo kukumvira kandi byari bikomeye. Ndabizi uzabaha ubuntu, uzabaha n'imbaraga, ndabizi tuzaharenga. Turasabira abacu agakiza, turasabira abo bose baduteje ibyo byago n'amakuba agakiza. Ubaha agakiza mwami, ubaha agakiza baruhuke, ubaha agakiza batabarwe, ubaruhure izo mvune z'ububi bikoreye, ubagirire imbabazi, maze tuzaraganwe umugabane wo kuzakubona. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga, tugire umugoroba mwiza. Tuzongera gusenga muri niba turi kuwa gatatu nk'uko bisanzwe, n'aya masengesho ngaruka kwezi tuzongera kubw'ubuntu bw'Imana ukwezi twatangiye gusoza. Mugire umugoroba mwiza, mwami Imana abagirire neza.